ejo bundi baranutse barambwira bati burya nawe ntabwo twari tuzi ko wajya mu idini ryavangirwa ryinjiza abatinganyi. Nababwira ntabwo binjije abatinganyi. Abatinganyi bazamuye ibendera ahantu bari barafashe kera. Abantu barancakurije bati Maria wajya kuvuga ADPR. Narababwira nti nta muntu nigeze mbwira kugira gute kuza muri ADPR. Narababwiye nti ambara wikwize ubundi wangane n'ibizira, kuko ibindi byose naba nkubeshye nk'ubwengera idini rirakiranuka ntirikiranuka. Abantu bamaze iminsi bambyate nababwira nti ngiye ntihagira umuntu untesha umutwe. Nababwiye gukiranuka kandi ikizira kinjiye ahera nyine. None se mwagira ngo kinjire mu mukara? Ntabwo cyagombaga kujya n'ubundi aho kisanzura. Cyagombaga kujya ahera bikamenyekana ko ari ikizira mukabimenya. None ubundi kuki byahitinze? Hari abantu bazapfa hano mu Rwanda ntibabona abantu babaririra. Mureke gutera Imana akajagari. Nokuri abantu bagabanya akajagari. Mugabanya akajagari. Ariko kigomba kuhakandagira, ariko mwibigine induru ngo mubigire n'inzitwazo. Bamwe batangire babwira abantu musohoke mu madini. Sinkubwiye ko Yesu yavuze ko ikizira kizahagarara hera. Kuki atavuze ngo nikizahagarare? Yavuze ko kizahagarara. Hari ibintu bibaho byari ngombwa ko bibaho, ariko ufite ingorane we wemera ko bigucaho. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Dushinzwe kugira ngo umugeni wa Kristo akomeze kwezwa ku gatondo ku kanini nibwo buzima bwacu bwa buri munsi. Nayo mpamvu hari igihe uzumva tuvuga ibintu bidasanzwe bitajyaga bivugirwa mu nsengero. Ni nk'uko nyine umukobwa yari kwitegura ubukwe aroga no mu matwi no mu nzara, ahantu hose akora isuku idasanzwe ku rwego ruhambaye. Nitwogeze Pamphile ngize umugisha kongera kubana na mushiki wacu najya mu munyemerere adusuhuze anatwibwire kandi ni karibu. Murakoze. Nitwa Ntabudake Basumuta Maria nkuko musanzwe mubimenyereye. Ndabashuhuje. Ntabudake bana nemenyereye. Yaramaze gukecura noneho turi kumwe ndabona. Uzuko wajya ngo hari imyaka runaka yavuye ku buzima bwawe. None se sindi umugeni. Uracyarimo ibintu by'ubugenigeni. Bigenda gute? Ibi bintu bikora gute ku buryo umuntu iwese w'umugeni arongera agasubira inyuma nyine akazisubira mu myaka mitoya? Gusa karinjyo bibaza. Nanjye numva babivuga kandi nanjye niko nabibonye. We byagenze gute nyine? Nyine Imana yankoreye ubukwe, nawe urabizi, impero kantumira kuri Beura mbabwira ngo mfite ubukwe. Imana yarabukoze. None ko kirya gihe nyine wari ukuze mu maso, haryo ufite abana bangahe se? Abana 9. Nyine reba umuntu w'abana 9 mu maso wasubiyanye ya sura y'abageni nyine bo mu myaka muri za 20 n'ingahe pfiyungwe. Nta kibazo buri Imana kiba yabishije. Cyangwa hari amavuta abageni babasiga adasanzwe atuma musubira inyuma? Oya na morale. Hanyuma se ko ngiye nagiye kubukora ahubwo numva nananutse nashizemo. Wewe wari umusore ugiye kwinjira mu bugeni. Ngewe nari umuntu wishingiye, Imana iteye iteka, byanteye morali idasanzwe. Dore biryoshye se? Ariko abaye ubyihoreye ubuse koko. Urumva urandenganya. Reka manze nsenge kuko duherukana koko nyine turi mu bintu by'ubukwe twibaza uko bizagenda. Reka tubanze dusenge. Nzunganirize rero unambwira ukuntu umugeni biba bimeze, mwitegura muti. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye. Urakoze kunyemerera guhura n'umuja wawe. Twari tugize iminsi wenda tuvugana kuri telefone gusa ko tutarongera kubonana. Warakoze kumurinda nanyurandinda mu ngendo nyinshi mu buzima butandukanye tubamo. Warakoze kutugirira neza no kuturinda. Urakoze kandi kutwemera gukora iki kiganiro. Ndabizi intego nyamukuru no kugira ngo umugeni wawe yezwe ku gatondo ku kanini. N'uyu munsi turakwinginze kugira ngo umwereshe amagambo ava mu kanwa kacu. Uduha amagambo yatuma umugeni yera akera kuva ku birenge kugeza ku musatsi.
yera inyuma n'imbere, yera ibyo abantu babona n'ibyo abantu batabona, yere nk'uko Imana ishaka ko yera. Dushyigikire twebwe bari mu kiganiro nk'uko Imana tubeho cyane, kandi uko ugenderera abandi natwe ntudusige, natwe tweze muri byose. Urakoze mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Duherukana ariko burya ntabwo waba ufite wowe, ntabwo waba ufite cya gihe utanga amayintu by'amayinvitation. Hari invitation nyinshi natanze. Yego. Nahi nabatumiye kuri Beura mu rusengero bari batumiye, na bukwe bwanjye bwishyiragamo neza. Wabonaga unyuze ugenda ku murongo nkuko yari yarabivuze nyine. Yabivuze guteze? Yavuze ko izankorera ubukwe nyine irabukora. Ryarese rwose. Nose bivuze unafite abana? No. Maze gukizwa yansezeranije ubukwe. Ntabwo wumvaga izaguhindura umugabo se wenda ngakagundi? Oya, ntabwo bira bintu nabyemera, nta nubwo binaba. N'abimanurira yaba yavangiwe. None se ntuzi uko bibaho akavuga ati umugabo ufite se wawe? Ndabizi hari n'abantu bafite abagabo batarapfa biteguye ngo kuzakora n'ubundi bukwe. Yego. Ariko nge ntabwo mbize. Niba bice n'ubundi byose ni kimwe kuko mu mitima bamaze kubica. Muri iki gihe n'uruvange utaba amaso, njya mbabwira ngo utaba amaso biramureba. Ariko ibaze kubana n'intumbi mu nzu, mu mutima waramaze kumwica byararangiye, uvuga uti haraga pamfiri kare hara rwose, akajya ndeba nk'ubu nkore bigana akayabatisha ni hahandi umugore wazapfa nkutware tu. Akabana n'abicaye. Ariko n'ubuyobe kuko nge maze gende njye nkunda gusoma Bibiliya, niyo mpamvu nkangurira umuntu wese gusoma Bibiliya. Ijambo ry'Imana rivuga ko gusezerana k'umugore n'umugabo bagomba kuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Yesu ntaragaruka, umuntu ntarapfa ngo divorce. Birambabaza ariko bira no gupfa k'ubugingo bwa benshi, nubwo benshi babyishimira bagakora divorce bihuse, ariko no gupfa k'ubugingo bwa benshi. Erega Satani azi ubukwe icyo busobanuye mu maso y'Imana. Niyo mpamvu agomba kubutobanga. Uzi gusanga umupasiteri ari umudivorce, uzi gusanga umuhanuzi ari umudivorce. Ntabwo bira bintu ngiye bintera no. Umuntu wese pasiteri wawe niba yaradivorishije, yaba ari umugore cyangwa nakadema pasiteri b'abagore sibye katarabakoze b'Imana bari yabo rwose. Twigire mu bukwe bwawe cyangwa se tugene mu kiganiro. Ubukwe ni urabizi ntiwabutashye. Ntabwo nabutaye. Ufite impamvu ikomeye warayimbwiye. Gusa abakunzi banje bashaka kubona ubwo bukwe tuzabubereka. Kuko baracyana bumbaza tuzabubereka. Harya kwa mwagiye mu murenge mujye no mu rusengero? Oya, twagiye mu rusengero, mu murenge twaravuyemo mbere ariko. Yego. Ko ndabyibukana by'umurenge. Hanyuma se ubwo byari bimeze gute? Bwari ubukwe bwiza bunejeje amaso y'abantu. Warasekaga cyane se nka gutya? Ahubwo se ubundi guseka? Ntabwo ndi guseka. Ababutashye nibo babikubwira. Narasekaga cyane. Imana yagusezeranyije ubukwe gute? Wumvaga wishaka cyane, umushaka gukorera ubukwe, yarakwibwira iti ariko humura nzana gukorera ubukwe? Ubundi ngiye najyaga imbere y'Imana njya kuyisaba ibiryo, nta nubwo nigeze nyisaba imyambaro. Imbere y'Imana kenshi nahagendaga masaba ibiryo. Kubera nibyo byari bimbabaje. Imyambaro se ngewe ibyo rega hambaro wariye. Ko musige mbona bambara ubusa bara n'umurengwe. Bano musige mbona hari imyene sige mbona hara mu mujyi ihenze. Ujya kureba ugasanga ngo ni 100. Ariko ugasanga ni nko kwambara ubusa. Oya, none se urakuraho viziyo y'abisi? Ntago wayikuraho, ariko ngende kukubwira ikintu cyanjyanaga imbere y'Imana cyane bitewe n'ibihe narindimo. Kwari kuyibwirira kunyigaburirira. Hanyuma ikazi ko ubukwe ibi nta nabisabye kuko ngo tujye imbere y'Imana tugasabayo ikaduha ibidukwiriye. Warabyakiriye se ko Imana zo gukora ubukwe cyo? Kubera ko najyaga mbona abandi babukoze narabyakiriye ndabibika, ariko sibyo najyaga mpora nyibaza ati bwa bukwe Mana reka. Oya, none se kugusezeranya ubukwe nuko umugabo yari yarakunaniye ubona agiye kuzakwica simbizi kubera iki? Oya, ntabwo ari yo mpamvu. Ubundi abantu babanye uko byagenda kose bagomba gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, kereka bombi batabyumvikanyeho nibwo hahandi umuntu aba akibarwa nk'umusambanyi kandi yibaniye n'umugabo we banakundanye. Niyo mpamvu Imana iyo ikurokoye cyangwa se
ikugiriye neza n'ubukwira bugukorera kugira ngo ukurweho uwo mugayo wo oya n'umuhango wera nuko Imana izi icyo bisobanuye no kugira ngo wezwe ahantu hose ubumanurwe mu bintu byose. Tunabwire abagabo n'abagore mudukurikiranye mutarasezeranye imbere y'Imana, imbere y'amategeko birashoboka ko mwanasezerana, uwo mwaba mwarakoze ibyemewe n'amategeko, ariko si umuhango wera, kuko ubukwe bufite icyo bisobanuye. Ari nayo mpamvu mwatangiye mwumva mu nsobanura ijambo beura icyo risobanura, by'umwihariko muzihangana mbitindaho cyane ku bijyanye n'ubukwe. Nuko ni umuhango ushushanya urukundo rwa Kristo n'itorero. Ni Imana itegeka umugabo gukunda umugore nk'uko Kristo akunda itorero. Abantu babyica batabyica, ariko iryo ni tegeko ry'Imana. Uko Yesu akunda itorero niko umugabo agomba gukunda umugore we, kandi uko itorero rigandukira Kristo muri byose nako umugore agomba kugandukira umugabo. Hanyuma icyo Bibiliya yigisha nasomye nuko umugabo ni ugomba kubanza gukunda umugore kugira ngo umugore abone ko amugandukira. Hari abenshi numva babitsindagira bategendere ku mateori y'abantu ngo urumva ngo yakugandukiye nibwo amukunda. Yesu niwe dukunze mbere, ni natwe tugomba kubanza gukunda abagore bacu. Ikindi ntabwo ari igitekerezo ngendeye kuri cyo Yesu yadukuye, niko Pawulo yanditse abwira Abefeso, arababwira ngo bagabo mukunda abagore banyu kugira ngo babone uko babagandukira muri byose. Hanyuma rero ubukwe burabaye, bwarabaye, bwaranarangiye, bwabaye bwiza. Ariko fanta yangira cyahari. Fanta yanjye fanta irahari cyangwa udahari igiti ntikimugwira. Byose banza bishoboka ibyo bintu bibiri, ariko Imana izambashishe nzase kureba nibuze wambaye yakanzu se. Imwe y'umweru nyine idaraje hepfo, none n'umugabo yambaye agakositimu, none abana baratwambarira nk'uko nabikubwiye, bamwe ibumoso abandi iburyo. none mwari wumvaga ameze gute? ngewe wa mugabo twatangiye nseka buri ndaburangira nseka, nese kuko kubumburwa byarananiye. Gusa Imana ni nziza. Imana ni nziza. None se ko wakeye wobaye inzobe? Ntago mbizi ubwo uri kuri bibona, n'ubundi nta muntu umenya uko ari guhinduka, abantu nibo babimubwira. Ariko sinyenyene kubuye ko wahindutse. Sinyenyene uko wanabyibushye warateranye. Ntabyibuha. Morale ni nyinshi. Nubwo byamvuga ngo mwisi ni mwirasanira, ariko uko byagenda kose abera tuzataha. Imana ishimwe. Abandi bombwira abantu bo kuri beura cyangwa bakurikirana beura bakunda Kristo umwami wabambwe. Yego. Nimuhumura abera tuzataha. Amen. Intare zitonome ntizitonome, abera bazataha. Ntabwo isezerano ry'uko we ryakugerageje? Oya, ntabwo ryangerageje, rigerageza abasore n'inkumi. Buriya ubu se ryari kungerageza nabuze ibishyingiranwa umugabo ari bwisubire. Mfite umugabo, mfite kobwa nahungu, ikintu bitwara kubuhesha umugisha. Pasiteri akavuga ati ubukwe bwiza nuko ninde wari guhakana se ngo ntibabukore? Uko ntabwo bwangerageje, bwagiye bwishyiramo neza. Wasobanura utabantu cyangwa n'iki wabwira abantu bategereje iryo sezerano? Nk'urugero ugasanga umugabo Imana yaramubwiye ngo nzagukorera ubukwe, kandi n'usanzwe nyine asanga abana n'umugabo n'umugore we, cyangwa umugore yaramubwiye ariko umwe muri bo ntabyemera. Umugore Imana yabwiye ko izamukorera ubukwe, donc bazasezerana, umugabo yarabyanze. Ibyo bintu byihoreye nta mafaranga turabona, mbese nta buri impamvu. Ni iki kintu wababwira? Uretse kumubwira ngo ngwino uganire n'umugabo wanjye, niba ari umugabo akubwira uburyo nawe byatangiye atabyemera, ariko abona Imana arayibona, ahavuga se turatagira ubukwe nta mafaranga. Mubwira ikintu gikomeye Imana yadukoreye gikomeye, ahita yumva ko Imana koko ibasha no gukora ubukwe. Dutangiza umushinga w'ubukwe, dutanga itariki y'ubukwe. Ikintu twakoze n'iki, twatumiye korali zaturirimbira,
njye naririmbiwe na korali nziza cyane yo ku mudugudu bita Rangurura ariko ubundi urayizi urayumva yego njya numva namwe ngo mujya mugira korali zikomeye umunsi korali yanyu ukuboko kw'iburyo yaje iwacu sinari impari narabyumvishe nari nagiye mu ivugabutumwa bajyaga bambwira ko iririmba ngo cyane nari ntegereje kureba ko yarusha Rangurura ngiye ku isi yose nabonye korali yacu Rangurura niyo yambe niyitandirimbira nari kuvuga mana reka twiririmbire zo mu gitabo basi izindi ibintu zihorere irandirimbira tugira ibihe byiza korali yacu yitwa Rangurura igigira na cano korali Rangurura igigira indirimbo nziza najyaga njya mu biryogo nababaye bashyiramo indirimbo zabo kahita nongera nkagaruka muri mudu nkumva ndanezerewe naho ntahaguruka ngo mbyine ariko nkumva ibintu mu mutima biriho Imana inkorera ubukwe bwiza rwose kandi bwiza Pamfi ntabwo wari bumenye ngo nubwo abakecuru n'abasaza bari kugire ngo n'abasore n'inkumi bakoze ubukwe ariko bafite abafidoneri benshi n'abagarisoderi bari benshi buri wese yaravuga ati bariya bose nabe bati nabe ariko ni bwari bwiza Imana nishimwe n'ukuri ntabwo icyubahiro uyu munsi njya mbona ukuntu ibintu bigenda bihinduka nabyo bikantera gutekereza ese abantu bo ntibazageraho bagahinduka bakumva ko ibi bintu ari twe tubyikorera donc imbaraga z'Imana zikacika mu bintu byabo mu buzima bw'abantu wowe urashaka kubwira abantu ngo ntibahinduke se bazahinduka buri munsi bazahinduka bari kujyana n'igihe cyabo ariko abera bazaguma kuri gakondo uko byagenda kose ntago wabwira abantu ngo ntibahinduke nkunda gusoma ibyanditswe byera niyo umuntu amamagaye turaganira ariko nkamubwira ngo kunda gusoma ibyanditswe byera nagiye nsoma Bibiliya nsanga abantu guhera mu gihe cya Isiraheli abantu bagiye bahinduka ugasanga Imana yababwiye guca iburyo bagaca ibumoso yego ariko nyuma bakazongera bagakenera Imana kuko iyo bagendaga bahuraga n'ababisha babo siko bimeze yego abantu bazahinduka nyine ibi bintu tunavuga ibyinshi abenshi baba bumva turiho hari n'abatanabikunze kuko hari ibintu ubu ukumva abantu benshi ntibabifate nk'ibintu byiza cyangwa kuko ntibinagezweho ariko harimo abantu bakiyumvamo ubukristo cyangwa se ubumuntu bwa kera cyangwa se ubukristo bwa kera nasomye Bibiliya nsanga hari igihe Abisiraheli bagize banyagwa bajya mu bihugu by'amahanga bagezeyo bamanika inanga banga kuzicurangira mu gihugu cy'amahanga baravuga ati twebwe ntago twacurangira Imana yacu mu bihugu by'amahanga barayubahaga cyane rero urumva n'ubu rero hari abantu batakwemera gucurangira Imana yabo mu bihugu by'amahanga abo nge nanabashyigikira buriya ese Mari wowe ugiye gukora ubukwe ntago wagiye ngo babanze hari ibintu nyamara abageni babanza bakabasiga mu maso no mu misatsi ugasanga ibintu byadogereye wewe byagenze gute Pamfi waranyabagiwe uziko nawe ugenda unyibagirwa cyangwa no kubera ikiganiro reka nkubaze Pamfi ibintu ndwanya ibintu nakunda urumva ninjye wajya kubishyiraho icyo kora mpamvu mbikubwiye nuko abantu batugaragariza ko babirwanya mu buzima busanzwe batanabyemera ariko bagere mu gihe cy'ibirori bakabikora yego bakabikora abo ntago ari njyewe kandi njyewe urabizi ko mfite impamvu njyewe ikintu nakoze nambaye agatimba bisanzwe ndangije karaza gafata hano mu mpanga kiraho koroni gutya korone simbizi kuko ubundi ni byiza kwambara nk'umugeni n'ubundi ko byagenda kose iminwa se ntiwayisiga bayisiga kuko batanyuzwe n'uko Imana yayibahaye ngewe uko yawumaye nuko nawakiriye kandi ko gomba kuba bega Pafire na rwose ugasongira ngo nseke ariko iriga Mariya w'indenganya kuko ubukwe bw'abarokore b'iki gihe ni nk'ubw'abapagani neza ibihanga isigaye ikorwamo birasa namwe niyo mpamvu nyine none se mwebwe musigaye mubona gutara abashizemo
yabashizemo umuntu asigaye avuga ataho kugira ngo noneho hari umuntu uherutse kumbwira ati murakoya yaraje ahangaha haradefiriza arangije ati nimwejeke watagira mwene data mbona nanjye navuga simana niyamurebaga bivuga ngo ikivuye yabashizemo ubundi se guwiri ariko hari korasi ivuga ngo erega abayuda bakomera ku mana yabo erega abayuda bakomera ku mana yabo erega abayuda erega abayuda erega abayuda bakomera ku mana yabo uko byagenda kose hari abantu bazakomera ku mana yabo. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya mu bami abami ibice 20 abami ba mbere ku mwami ahabaterwa n'abandi bami benshi barabimuteguza ati tuzagutera arangije ahita afata umwanzuro ahubutse hari iby'umwami yaramusabye abakobwa bawe beza barusha abana bawe beza barusha abandi kuba beza abagore barusha abandi kuba beza iby'igiciro yumazahabu byose biduhe ahita ahubuka ati aho kugira ngo mve byakira ubundi ubwo ntiyari yamaze kwiyica utanze abagore bawe barusha abandi uretse ko bagiraga benshi utanze umugore wawe ugatanga bari abana bawe ubundi wowe wabusigaye ngo uzamare mbabarira umbwire wowe yarasigaye ngamarike rangije kugira ngo bamujoge barongera basora ati ahubwo noneho turaza dusake twohereza noneho nta nubwo ari buza gusaka ngarohereza abagaragu ngo basake mu nzu ze zose ngo barebe ibintu byose byamunezeza umutima ngo nabyo babikure arangije yabitekereza ati ariko noneho watumira abatware bose abagisha inama ubundi mbere ko atari yabagishije inama si nkayo yose amaze kubagisha inama nabo baramwegera bati byange ntubyemere umwami ajya yavuga ati noneho ibyambere nari nabyemeye ariko ibi ngibi byo birakabije simbyemeye ariko abami abatware bo bari bamubwiye ati ahubwo n'ibyambere ntunabyemere buriya urumva undi rero kubera agasuzuguro yumvaga ko amurusha amaboko arangije ati ahubwo ubu noneho ndaje ndabamara noneho kuko noneho yagishije inama Imana kuko umuhano Imana yabonye ko yaciye bugufiya umuhanuzi ati ndi kumwe Imana ivuze ko iri kumwe nawe uzatera urugamba uzarutsinda ajya yashira ubwoba aramubaza ati ninde uzabasha uzabanza gutera siko byagenze umuhanuzi aramubwira ati ni wowe kuko ari kuvugana n'Imana arabanza aratera maze gutera baratsinze mu gihe akimara gutsinda zikosa yakoze se yamashize no gufata wa mwami harya ni amaze kumutsinda umwami yamutetse imitwe aramubwira atuma abagaragu beti mu mugende mu abagaragu niba bamubwiye ati sabe abami ba Isirayeli burya bagira n'impuwe musaba imbabazi ari bo byumve nawe arangije agisaba imbabazi umwami ati nta kibazo urumuvandimwe arangije noneho ahita amubwira ati kugira ngo nkubwire ko nishimiye imbabazi zawe ubu ngiye kuguha ibintu data yari yanyaze so nguhe noneho amayira yiwangi uca imihanda uko ishatse mbese ibyanjye bibe nk'ibyawe kubera kumbabariye noneho ntiyakongera gutuma habahanuzi n'aba batware ngo ababwire ati ibi bintu anyemereye mbikore arangije ahita afata umwanzuro asinya wenyine anabyemeza wenyine harya byagenze gute yakururiye akaga Isiraheli akururiye akaga abantu batigize bafatana nawe umwanzuro urumva turi mu ijambo rivuga ngo muri iki gihe no kuba maso mu byubamo mu byukora mu byo ugenda mugereranya n'undi mwami uboneka mu ngoma za kabiri ibice 10 umwami nawe wari ugiye kwimikwa arangije afata umwanzuro kubanza kuganira n'Abisiraheli ati ngiye kwimika kwa murumva nabigenza ne baramubwira batiso yajyaga duhata inkoni yatuyoboje ingoma y'igitugu yadukubise inkoni nyinshi ariko we turumva ibyo bintu wabikura arangije arababwira ati nimugende nzabasubiza mu minsi 3 ibyo bintu ndashaka ko tuza kubihuza amaze kubaga ngo nimugende nzabasubiza mu minsi 3 ajya kubasaza arababaza ati aba bantu bambwiye gutya ati mbigenze ne uzi ukuntu bamubwiye ati genda ubigenze uko bakubwiye uborohereze ubujyane neza
abantu baburya n'abantu beza bizemera. Arangije ati reka nibarize n'abandi bakiri batoya bakiri bato abasaza umundi inama zabo nta n'ikigenda, reka nibarize n'abandi bakiri bato. Abakiri bato baramubwira ati ahubwo wowe genda ubabwira ko noneho uzabongerera agahato kandi noneho usokuba kubita ibibaho kuzabukubita sikoropiyo. Urumva inama bamugiriye. Arangije ati koko ubu iyi niyo nakubahiriza. Byarangiye koko abikoze, ababwira bagiye kumubaza igisubizo ababwira yuko we hubwo azarenza byose yakoze. Icyo gihe nawe iherezo rye ndagira ngo musome muri abantu ndi kubwira ibi bice mugende musome, mbagira ngo musome Bibiliya mujye muyihuza n'ibihe turi kwinjiramo cyangwa turimo. Mbo iherezo rye ryabaye yuko abantu bamwigumuyeho, urugendo rwe rw'ubwami rwarangiye nabi. Urumva bivuge ngo iki ni byiza yuko iyi minsi ya none mugomba kuba maso mugasenga ntacyo murebyeho. Muri no minsi maze iminsi mpamagarwa n'abantu bati bimeze bite byadogereye byacitse. Siko bimeze. Mbabwiye abami babiri kandi bose bari bayoboye ibihugu kandi bikomeye. Ni byiza ko niba ukeneye Imana n'abantu bayo mu gihe cy'ingorane, ariko no mu gihe ugiye gusinyira ibyo by'amazahabu by'ibiciro wagagombye guhamagaza Imana ukayibaza tese noneho bimeze bite, uyu mwami mubabarire, ese ibi by'igiciro cyiwe mbifate cyangwa uyu nawe yari uwo gucibwaho iteka. Ese ni byiza yuko ibi bintu byakira, ese ni ngombwa yuko ngendana n'ibi bintu cyangwa ntago ari ngombwa. Bazimana ugiye kurya, bazimana utari no kurya. Yibaza ugiye ku rugamba unayibaze wanesheje, unayibwire wanesheje. Igihe cyose Imana ibikeneye kwigisha inama. Iherezo ry'abo bagabo bombi muraryumva. Ari uwemeye inama mbi, iherezo rye ryabaye ribi. Ari uwemeye inama nyuma ariko akaza kushukwa n'iby'umwami Benihadad. Reka tumusoma uwo mwami, ntabwo dusoma igice, turasoma ndagira ngo mbabwire aho biboneka mu bami ba mbere. Uwo mwami yitwaga Benihadad. Ntabwo byari ngombwa ko umwami ahaba mwiyegereza, kuko Imana yari yamaze kumuciraho iteka. Yari yarimbuje benshi, yaba mu gihugu cye yaba no mu Bisiraheli mu bo yari yatekwa Ahabu. Byari ngombwa ko nawe arimbuka n'Imana yari yabipangiye, ariko Ahabu kubw'ibiguzi no kubw'inyungu ze aramurokora. Ni ibintu byinshi mujya murokora bitari ngombwa, mukabishyiga mukabibikira bitari ngombwa kubw'ibiguzi no kubw'indamu. Ahabu Imana yamuhaye ubutunzi bufatika, imuha ibintu. Iyo Imana yaguhaye igihugu burya iba yakugiriye neza, yakugiriye icyizere, yaguhaye n'ibifatika, ubasha gufata ibyo ushatse. Ararengera ajya kurya n'uruzabibu rwa Naboti yanamwicishije. Mwagize ubwenge. Yariye uruzabibu rwa Naboti yanamwicishije kandi yari umwami nyiri igihugu. Abantu benshi rero ibyo kwita ku by'abami, reka two kuvuga abami kera, reka tuve ku bami, reka tujye muri iki gihe. Abantu benshi bakunda kwizera abantu bitewe na titire bafite, ariko ngewe narababwiye ngo nta muntu n'umwe njya nizera bitewe na titire afite. Dore ahantu hatajya hahinduka n'ahangaha. Nuhasoma umwaka ushize nugaruka uzasanga ariko hakimeze. Ariko ijambo Pamfile turi kuvugana none aha hari igihe ejo yazarihindura. Ubu muri no minsi abantu bari hari abamama b'inshuti zanjye bambwiye bati udusuhuzize Pamfile ari kutubwira ibintu byiza, akomeje urugendo. Ariko ejo hari igihe nazajya gufungura channel yawe ngasanga nawe wahindutse, kuko uri umuntu. Suri umuntu cyane. Ndikubwira abantu ngo mutozwe gusenga. Nasomye Bibiliya nsanga Yesu yaje mu isi aje gucungura abantu, ariko Yuda agira ibyago by'uko urupfu rwe rwaciye kuri we binamutera kurimbuka. Kandi n'ubundi Yesu yaje n'ubundi aje gucungura umuntu. Siko bimeze. Yuda agira ibyago, urupfu rwe ruca kuri Yesu binamutera kurimbuka. Wabyumvishe? Hari ibintu bibaho byari ngombwa ko bibaho.
ariko ufite ingorane we wemera ko bigucaho biguteye kurimbuka. Yari magambo Yesu yagombaga kuzapfa ariko amahitamo Yuda yagize niyo yatumye Yuda agambanira Yesu. Ariko n'ubundi yari kuzapfa. Ntago Imana yaremeye Yuda kwanga azagambanira Yesu. Aho Yesu we yaje abizi kazanapfa azapfa. Ariko mu bigishwa gukora 12 bose bare bafite amahirwe angana yuko babagambanira Yesu. Ariko 11 banga kumugambanira Yuda barubihitamo. Nta nubwo byari ngombwa ko bava mu bigishwa. Yego. Byari na ngombwa ko abo batambyi bwabo baza bakanamwifatira. Wabyumvishe? Ariko iyo ubaye irembo ry'ikibi, muri Bibiliya handitse ngo ibigeragezo ntibizabura kubaho. Yego. Ngo ariko hazagira gute? Hazabona ishyano. Ubizana. Kuki bitazabura kubaho? Kuki ubizana yabonye ishyano? Kandi ubizana ntago ari Satani. Satani we n'ubusanzwe nyine niyo mpamvu yagombaga kubaho. Ahubwo nyine wowe ubaye irembo. Imana na Satani batakisha umuntu. Icyo kintu mvuze uracyumva? Yego. Ari Imana ari Satani bose mu kwataka bakoresha umuntu. Yego. Wabyumvishe? Iyo ubaye igikoresho cy'Imana kiza bibikirato cy'Uwiteka nawe bikamunezeza. Niyo ubaye igikoresho cya Satani kibi bibikirato cya Satani. Niyo mpamvu uzasanga ngo umukozi w'Imana umukozi wa Satani. Siko bimeze. Bose rero batakisha umuntu. Bamaso Satani yo kukwatakisha mu rugamba ari kurwana. Bamaso wo kuba umutasi wa Satani. Kuko nta rugamba rutagira abatasi. Abatasi b'Imana n'abahanuzi n'abavuga butumwa nibo abahanuzi cyane. Ubundi buri bugingo rwose rw'itorero rufite akamaro. Ariko igihe cyose mwumvishe ukuna Abisiraheli batsinze. Hakoze iki? Imana ikoreye mu buki mu bahanuzi. Igihe cyose umuhanuzi azacecekeshwa ntavuga uko Imana iri kuvuga. Ubutasi nimumenya amakuru yo mu y'umwanzi. N'ubundi umwanzi azabataka kandi azabatsinda. Nigize nsoma Bibiliya ijambo rirambwira ngo hari igihe Abisiraheli bajyaga barwana bagatsinda vuba cyane kubera ko Elisa yabaga yababwiye aho inteko zateraniye z'abanzi. Urabyumva? Umuhanuzi n'umuntu w'agaciro cyane cyane iyo abirimo neza. Iyo abirimo neza ni umuntu w'agaciro. Ariko igihe cyose nta muhanuzi uhari. Simvuze ngo abantu bimika abahanuzi kuko ndabizi banabaye benshi. Nayo mpamvu ibi byose bibaye, abarangi baraje n'abandi babyiyitirira, abakozi b'Imana bituma babacecekesha bitari ngombwa ko baceceka. Siko bimeze. Ariko igihe cyose umuhanuzi w'Imana igihe cyangombwa atazavuga Abisiraheli bazaneshwa. Ariko noneho mufite amahirwe 100% ko Imana nyiribihe nyirimbabazi asiga yisangira umuntu ku giti cye kamubwira nubwo bimeze gutyo muhumura bera muzatsinda. Ubundi ubungubu ukuntu gahunda imeze ejo mperutse kukubwira ngo Imana twigeze dukorana ikiganiro ndakubwira ngo Imana ikeneye bande Bafeneyasi. None se kuki yari bivuze kiragiye? Imana ikeneye abantu bita Bafeneyasi abatabyiyitirira ariko ari Bafeneyasi nyirizina. Bafeneyasi n'abantu ngiye nta nubwo ndanahasoma uzanahandangire numvise uhazi nahasome numvishe Imana imbwira ngo ngewe iki gihe nkeneye Bafeneyasi ndanabivuga kuri Beura mbabwira ko Imana ikeneye iki Bafeneyasi. Bafeneyasi hari igihe baba bakenewe. Feneyasi n'umuntu ngo wakoze ibintu by'ubutwari umutambye atakoze ariko ava nk'ahari aravuga ati ninshaka mfe ataba abantu binjije ikizira hera ndabarimbura. Ngo yakungo bambwiye bansobanuriye ko ngo yafashe icumu ngari ararikubita ngo numuma wabo ngo wari wazanye n'Umuyisiraheli n'umugabo w'Umuyisiraheli wari wazanye umugore w'Umuwabukazi bajya gusambana baciye mu iteraniro kandi baciye mu iteraniro mu gihe abandi bari kurira bavuga ati mugigira twishe kubera ko bene wacu bagiye gusambana undi avuga ati byange cyane muva mugamuga Mose ari kurira ati Uwiteka tubwire undi ahita afata umugore aho ngaho batambuka mu iteraniro ahera ajya kuhashyira ikizira. Feneyasi ngo arangije uzahandangire masome ntabwo ari kure so ufite Bibiliya ze ndabizi njya nsoma nzahagwa ariko hafite ndaje makubwire ni mukubara mu gice cya ubwo Feneyasi akora iby'ubutwari ntiyakoze iby'ubutwari cyane. Imana ikeneye Bafeneyasi ariko utabyiyitirira. Feneyasi nta nubwo muri iki gihe ntago ari kurwanira mu mubiri
kandi igihe kimwe Yesu yigeze abwira abigishwa be mu bice 24 ati igihe cyo kugaruka kwanjye ni iki, ariko arongera ababwira ngo ubwo muzabona ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, yigeze avuga ko kitazahagarara. Wapi? Yavuze ko kizahagarara. Aravuga ngo buri wese ahita atanga n'iki n'insinzi. Ikibazo ntago muri kureba ku nsinzi. Mureke duhagarare dushikamye, abera bazataha. Uko byagenda kose abera bazataha. Ndi kubwira abantu bose ngo two kureba ku by'iminsi n'ibihe, twite ku bihe byiza dufite mu mitima n'uko tubanye n'Imana. Kuko uko byagenda kose kera twigeze tuvuga ku bintu by'imyambarire, bamwe baranabirwanya, uretse ko batari nabyo bigezweho, ibintu bigeze kure, urumva ibintu bigeze kure. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ako karakantu kabaye koroshye. Karako k'imyambarire kabaye koroshye, bakoze ibirenze. Hari inkuru kera bigeze batubwira ngo muri kaminuza imwe muri Amerika higeze kubera ko ngo bagira ubwigenge bukabije, umuntu nyine usanga ni ikigenge akora ibyo ashaka. Ngo mu gihe kimwe ngo mwamara ari kwigisha agiye kubona hinjira abakobwa bambaye amakariso n'amasutiye gusa. Ati vuriye bayoboye umunsi wake mu ishuri mugende. Okay, abakobwa baragenda barasohoka ngo noneho bagenda n'amakariso bayavanamo, bagaruka nta kintu bambaye. Urumva ikintu kibaye? Mwana matiye babawe none mumbare mujye kwambara amakariso none basi mugaruka. Kwambara amakariso byemerwa gutyo mu kigo, kuko noneho abonye iki batatekerezaga ko cyabaho. Nawe usanze hari ibindi bibi byabayeho, bimwe twabonaga ntabwo uko byagenda kose umugeni wa Kristo ararinzwe. Yego, utabyitiranya. Jesi ndi kumwe n'abantu bayagaye bataye umutwe. Ikigutunguye uzakimbwire. Sinkubwiye ko Yesu yavuze ko ikizira kizahagarara hera. Kuki atavuze ngo nikizahagarare? Yavuze ko kizahagarara. Ariko nusoma Bibiliya urasanga yaratanze n'insinzi. Abera nibo bazasobanukirwa iby'iyo nsinzi, abandi kwa here. Ikintu gitangaje nyine nuko wakinjiza bazabona ishyano. None se sibyo nakubwiye? Yuda yagambaniye Yesu, kandi niyo atamugambanira Yesu agomba gupfa. Yesu yagombaga gupfa. Ariko ikibazo no haranira yuko urumva ibigomba gusohorezwa mu isi bigomba gusohora, ariko ntihazagire na kimwe ugira mu ruhare muri ibyo bibi. Uzaniye umuryango wawe umuvumo, cyangwa nubyitwaranemo neza uzanire umuryango wawe umugisha. Ntabwo uriya mugabo umwe wo mu isi ya mbere, uriya Nowa, abana be ntabwo Imana yabarokoye kubera ko bakiranukaga. Yego, yabarokoye ku bwa Nowa. Yego, ibyaha byawe byarimbuza umuryango, gukiranuka kwawe kwawuhesha umugisha. Abantu barancakurije bati Mariya wajya kuvuga ADPR. Narababwiye ninjye nta muntu nigeze mbwira kugira gute kuza muri ADPR. Narababwiye nti ambara wikwize ubundi wangane n'ibizira, kuko ibindi byose naba nkubeshye nkubwenge iri dini rirakiranuka iri ntirikiranuka. Na cyane ko nawe warigiremo intambara ukiza amarozi ko ngo Imana kujya muri paradizo. Kugiramo intambara ubundi udahuye n'intambara ntabwo wabona umukirisitu. Uri no mu rugendo. Yerega abantu ntabwo babizi ko ukijijwe nyine ubutangiye intambara. Kandi ikindi cya kabiri ntabwo nari kugeragezwa n'abapagani ntabana nabo. Si nkayo yose. Ubundi se wowe urashaka guhangana nabo uhurira he nawe? Uzahangana nabo muririmbana, abo muhuriye ku macano, mwese namwe njya mbona muhangana ntimworohewe nimworoshye, urumva? Niba uyu nguyu yabyagenze uko nawe ugahita reka mbabwire, gukizwa ni ibintu cyakora impamvu ahari njye impamvu wenda nanabigirira ubwoba nuko nabonye imigambi ya Sekibi n'ukuntu ahemba nabi. Nanjye nanza kuba ntarabonye uburyo ahemba nabi, wenda nanjye hari ibyo mba naradohotseho, sibyo? Ni byiza yuko abantu bamaze iminsi bambye ati ntababwiye ntingiye ntihagira umuntu untesha umutwe. Nababwiye gukiranuka, kandi ikizira kinjiye ahera nyine. None se mwagira ngo kinjire mu mukara? Ntabwo cyagombaga kujya n'ubundi aho kisanzura, cyagombaga kujya ahera bikamenyekana ko ari kizira mukabimenya. None ubundi kuki byahitinze nuko ari mu itorero ryera, byakoraga ryari rizwi neza ko rikora ibyera, sibyo?
ariko kigomba kuhakandagira. Ariko mwibigire induru ngo mubigire n'inzitwazo, bamwe batangire babwira abantu musohoke mu madini habaye Babuloni. Nibyo koko amadini nge sinyabamo, nge nani dini mbamo. Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko idini ryanjye do. Yego. Nawe kandi nibuze ubwenge idini ryawe uritunge mu mutima. Itorero ry'Imana riri mu ibanga, kandi Yesu niho adusanga. Yesu niho agira gute? Niho dusanga mu mitima yacu. Ari amazu nawe amazu mwiyubakiye, nimushaka mu mubwira ayasohoke. Yesu arayasohokamo, nimumubwira ati vamo dushyiremo akabari, aravamo cyane. None se ubundi ko mugenda mukayisiga kuriya muhamwe mubwiye ngo basigarireho? Iyo muje muvuga ngo turaje, ngo tuje mu nzu yitiriwe izina ryawe, iyo musohotse muragenda. None ngo byaranakemutse, niho hasiga korerwa inama z'utugari. Uzi ibintu none Pamphile uri uraseka kubera uri uraseka, ariko Yesu ararakaye. Mpamvu guseka mu mwaka ushize numvishe umwuka mbwira cyane kuvuga ku kintu cyo kubwira abantu ngo mwibeshyere insengero, donc izi nzu mwubaka mwizibeshya kandi inzu z'Imana. Mbivuze abantu bativuga uvuyeho, urimo uragandisha abantu, urimo urabanga. Ariko cyo gihe Imana yari amagambo menshi, wa mugane wawe nta giteka Yesu tuvuga ngo Imana yantumye. Hani gihe ubizi ko Imana yakubwiye ariko ukanga kubwira abantu ngo yantumye kugira ngo wenda nabwo bitaza gufatwa ukundi kone. Bibiliya izi nzu zose twubaka simbuza abantu kuzubaka, nimukomeze muzubaka, ariko ntimukazubake mubeshya kandi inzu z'Imana. Bibiliya ubwayo iratubanga Imana ntiyaturamo. Izuke Dawidi igeze abango nzakubakira inzu, Imana itumaza ngo sugo wanyubakira inzu ingana gute? Dore ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Ubundi wumva nakwirwa hangana hehe? Yesu mu bintu yapfuye yazize urusengero rw'i Yerusalemu ko ruvuze nabi. Nibyo mu gice cya 8 Stefano yiciwe. Nibyo Paulo mu gice cya 17 abwira abantu bo mu Bugereki aravuga ngo Imana ntiba mu nzu zose n'icyo zabana b'abantu. Izi nzu mwirwa mwubaka n'amatafari n'ibyondo na sima, ntago Imana turamuhariye. Abwira Abakorinto mu gice cya mbere, Abakorinto ba mbere igice cya 6 arababwira ngo imisengero z'Imana n'imibiri yacu. Imana itura muri twebwe mw'imbere, ntabwo ijya muri ziriya nzu. N'ikimenyimenyi. Niyo mpamvu muzabona hari umukecuru ndamukunda cyane ariko abantu babyumve ko nuko nari bumubabwira ko ndamukunda cyane. Bamwita kuri kizira hera, kubera ko bino bagene bajyaga baza bambaye ubusa, bambaye badonerewe nabi, ntabwo atumaga mwinjira mu rusengero. Yahagaraka kusengera karufungana. Umudiyakoni n'ubu aracyari ko ntabwo yapfuye. Byateje akavuye inshuro nyinshi amaze kuhagarika abageni. Urumva abageni ngo barabona ububashywe, ariko we nta gutinya. Arabati ntago mwinjira mu rusengero mwambaye ubusa hejuru. Arantari imyenda ngo bagira ivunga amabere gusa, ntago mwinjiramo. Uko byarangiye Gahogo bahashyize, ndabivuga ni nkuri yo bayi Gahogo ni kuri paruwasi. Byarangiye ku rusengero bashyize atoriye idoda kugira ngo abageni bazajye baza badodeshe bambaye nabi, babajyana hirya muri atoriye bongera batera utundi tuntu babone kwinjira mu rusengero. Iyo nkadonerwa n'abakobwa bapagani kuno sige ubona ko bigezweho, ntago binjiraga mu rusengero. Yabashyiraga inyuma, hanyuma protokole zo mu rusengero akaza kazikorera. Niba rwanaga umugeni akaza akabyikorana umukecuru, yarangiza akababwira ati ngaho ni mugende mujye kubakora hirya iyo, ariko mu rusengero ntago ibintu mbyemera. Bivuge ngo iki? Uwapfuye Imana yavuga ngo revera yatashye. Ishobora no kuvuga represent. Arya revera na represent. Bano revera ukomeye ninde muri abo? Agazaburi. Namazina ngo biyita. Ni ibintu biri aho ngaho. Bitwa. Ariko ngo wapfuye Imana yavuga ngo umushumba aratashye. Kamba ariko mbyita. Yigo irabivuga rwose ukumva, kuko hari igihe nyine abantu bamaze igihe baririra Sawuli kandi bavuga ngo umwami yatunaniye. Imana yabigasanga David aratuje n'amahoro. Imana kwabwita umwami wanyu muhaye amahoro, bareba bagasanga Sawuli ntayafite. Kumbi nuko mu maso y'Imana bo irabona, Imana irabona Dawidi, bo bakabona Sawuli. Imana izubwenge kandi ntago ikorera mu kavuyo kandi ikora icecetse. Umva, niyo hapfa abantu 7,000 Imana iratuza kuko ifite uwayo yarinze. Mureke gutera Imana akajagari. Nokuri abantu bagabanya akajagari. Mugabanya akajagari. Ubundi se ninde ninde wapfuye wo mu Bisirayeli, ninde wapfuye wo mubera? Ndi kuvuga bo mu bwoko bw'Imana. Ingamba zose zigira abakajorete, zigira n'abapfa, zigira n'abarokoka. Ariko mururwane neza. Niko kuri. Abantu ni mugume mu nsengero please. Rwose ibi ntago tubivuga kugira ngo tubwire abantu ngo musohoke mu matorero n'insengero, kuko kuyasohokamo nibyo Satani yashakaga.
ni mubemo ariko muri abakristo mu mutima. Mujye mugira amateraniro yera mu mitima iwanyu no mu ngi wanyu, kuko nimusoma mu gitabo kigaragaza amateka y'itorero kizewe kiruta ibindi ni ibyakozwe n'intumwa, basengeraga mu ngo. Iteraniro rya mbere ryiza nabonye ari ryo mu rugo rw'umuryango. N'ubu ufite umuryango n'ubundi abapagani, ariko Mari uzi ikintu cyaho gikomeye, ibi niyo tubwira abantu ntabwo babyumva. Uzi gusanga we Mari ukijijwe ariko umugabo wari umupagani ubizi, ariko hanze ukabihisha, ntabwo uzigira ugiteraniro. Uzahora wifuza kujya mu rusengero kugira ngo nibuze ureba abandi bantu biyorobeka, utazi ibyaha byabo, kuko iyo utazi ibyaha by'umuntu umwibeshye ukumva ni Imana mubana, ni nakamareka mwibanira. Ari nacyo kiri gutera ibibazo mu ngo, ugasanga ngiye sinshaka gukora iteraniro wanjye mu rugo kuko ukuntu mbaniye umugore ntabwo namuhanurira ngo afashwe. Ariko abantu hano ugasanga nahitinze, bazi umukozi w'Imana, muzabanze mubaze n'umugore wanjye ubuhamya. Uzimambira ijambo ndivuze ngo abantu bijagarara. Ubundi amadini ikintu amaze ameze nk'amashyaka cyane, siko bimeze cyane. Ubu bazinga abantu bo muri ADPR, kandi bo mwese nkurikije no muri ADPR tageti n'amafaranga, nabo bose n'amafaranga, suko bakunze abantu bahuye n'ibibyago n'amakuba. Niyo mpamvu yavuze nabi, ibindi byabo barakwihanganira, ariko ivuze nabi amafaranga kibazo kiravuka. Bivuge ngo iki rero mubabera, niba uvuze ngo ntugishaka ngo kujya ngo mu rusengero ngo haje ikizira, harabambwe ngo nibazasubira gusenga ngo binjije ikizira. Zababwirute Satani yabashoboye mwebwe. Noneho ndavuga ni rero ntiburareka nkubwiza ukuri. Hari umuntu wigize aturana n'umuntu arangije agira ishyari ry'uko uwo muntu agira umwana mwiza witonda, ariko uwo muntu akaba arakennye. Arangije akajya abwira uwo mwana atakira biswi yacyo utuntu twose akatumuha. Arangije bucyara amubwira ati wa mwana we rero ibi ntabwo wabivamo nyoko ntabyo ashoboye, torongera nawe ujye ubyishakashakira. Arangije umwana atorongeye ngo yamuhaga twatubiswi kugira ngo mwereke uko nyina atanamukunda atamwitaye kuko atatumuha. Urumva atorongeye afasha nyina kurira ngo nyina yapfushije, ngo disi ngo nawe umwana wawe abayikirara nk'abandi bose. Ntago abantu batubwira ngo dusohoke ari uko badukunze. Yego. Urumva twebwe dufite mwuka wera, mwuka wera n'umuyobozi. Nabwiye abantu ngo muharanire gutunga mwuka wera kandi musomere ijambo. Iri jambo rizakuyobora ngeri rimaze igihe rinyobora. Mwakwinjiza ibizira hera, njye ahera nzi ni mu mutima, niho Yesu atura bikemera akanahagira ijambo. Iriya nzu wayinsohoramo ukinjizamo uwo ushaka biremewe, yubatswe n'umuntu n'ubundi umuntu nashaka azayi. Nibambwiye se ko mu bihugu bya hanze ngo bazigeze ngo utubari, ariko ni ukuri n'amahoteli Yesu yigeze ajya kuburanya urugero rworoshye. Ituro rya Pentecote ry'u Rwanda kera ryitwaga ADPR, uyu munsi risigaye izina Pentecote. Wibeshya nago ryitwaga ADPR. Oya, ndavuga mu gihe cya vuba. Uyu munsi ADPR reka nyisimbuke kuko kirimo kata nyinshi, kirimo impamvu nyinshi zishobora kutwicisha nyuma y'iki kiganiro, reka tukihorere. Nose ngiye hari uko nshaka ko twinjira mu idini, ndashaka ko twibwirira abera bategereje Imana idini usengeramo iryo ari ryo ryose, kuko niba inkomoko muri Suwedi. Ariko niba habaho ibihugu uyu munsi by'ibipagani bifite ibyaha byinshi cyane ku isi, Suwedi iza ku mwanya wa mbere. Bakunda n'abatinganyi cyane bikomeye hano muri Suwedi, aho muvuga ngo Pentecote yaturutse niki. Rero usibye n'ibyo niho ivuga ubutumwa ryaje muri Afurika risa nk'iturutse muri Suwedi, ariko burya muvuma Pentecote ikomoka muri Amerika. Oya, Abaswedi nabo buri bari bavanye muri Amerika. Ni ububyutse bari bavanye muri Amerika, ni ububyutse bwari bubaye muri Amerika, haguruka muvumo y'aba Pentecote. Yego. Niyo mpamvu ni mwibaza abanyamerika buzuye umwuka wera kugeza ubwo Imana hagurutsa mu muvumo wa Pentecote, kuko amadini hafi yose mu isi dufite uyu munsi akomoka muri Amerika. Adakomoka muri Amerika menshi, ndi kuvuga umubare munini akomoka mu Bwongereza, kandi byagiye avuka ku bw'ububyutse. Bibaho rero ko no mu gihe cya Yesu amaze gupfa, utugeze mu gitabo cy'abacamanza Bibiliya ivuga ngo Yesu nabo mu gihe cyose amaze gupfa hahaguruka ubwoko butazi Imana. Nene magambo abana babo ntibigeze bamenya Imana habe no kumenya amateka yayo. Bibaho rero ko abantu babaho basenga buzuye umwuka wera, ariko kurera kugira ngo barinde bwabo byutse
nta gidasanzwe nta urajya kurahura se batetse bakubwira ati oh wazimye. Hari n'igihe abarokore bigeze bacana umuriro raka, ariko kuba byazimye ni amakosa y'abacanye, ntibahi babitaga kuvumbika. Hari ukuntu umuntu avumbikaga ibintu by'ibishyitsi n'ibiguri kugira ngo umuriro utaza kuzima. Nyamara mu rusengero rwa ADPR Nyarugenge niho hano mu rusengero nasanze ijambo bwa mbere nkinjiramo kera, haravuga ngo umuriro wa Pentecote uhore waka ku gicaniro ntukagira ubuzima. Nawe urabizi? Rega mikrofone yawe irambitse ku kaboko kugira niho nakubwiye ko nasengewe mu ADPR mu Gakinjiro. Yego. Rero ibi bintu wangu uyu muriro ntukagire ubuzima. Uyu muriro wazimye, muzasoma igitabo cy'Abaheburayo cy'Abalewi igice cya 10, muzasanga abahungu ba Aroni babiri, umwe yitwaga Nadabu undi yitwaga Abihu. Nibo bari bashinzwe gutuma no muriro utazima. Noneho sinzi ibintu bagiyemo bira ntibivuga, ariko bararangaye umuriro urazima, bagiye kurasanga wazimye, bahita bajya kurahura. Ese ubundi iyo tuvuze kurahura bura abantu mumva icyo tuvuze? No kujya kwiga no gufata imico n'iy'abandi ukabyemera. Bajya kurahura bazana umuriro barongera baracana. Umushinya w'Imana umanura undi muriro mwijuru. Nuko bimeze urongera urabatwika. Ngaho mbyumve. Uwo muriro wa mbere wazimenye akakana mukitondere, sinzi impamvu ino nkuru nyizanye. Nge ndi kubyumva cyane n'umunyamwuka ari bo byumva. Umuriro wa mbere Imana amwe ngo ntukazime, niyo wicaniye uvanye mwijoro ubazanira, iravuga ngo aho mwege munyamushyira w'inki ntukazime. Bararangaye urazimye. Ntibanabwiye Imana ati yo twakoze amahano. Twakoze amakosa. Umuriro si umuriro se n'ubu ntibyakaga twashyiragamo n'inkwi niwacu dutanye dushyiramo inkwi, babazanye undi wahandi bararahuye barazanye. Imana kwanga ibereka ko umuriro utari washize, ibatwikisha ivanye mu ijuru n'ubundi. Kandi ikintu cyabaye, Imana imaze kubica yabwiye iterano ryose ry'Abisirayeli ngo ntimubaririre. Umuntu wese uri bugire ikimenyetso cyo kuborozwa cyo kurizwa nuko aba bantu Imana ibishe, araba mbese yifatanyije nabo yivanye ku Mana, kuko ni Imana yisha abanzi bayo. Mukwiye kwishimira Imana byikoze. Hari abantu bazapfa hano mu Rwanda ntibabona abantu babaririra. Pamfi nigeze nkubwira ngo sinkunda hajya ni woshitimu babyita se woshitimu ibyo ngibyo. Urabona kono bidukurira akaga kanga n'umusozi. Woshitimu ni biki kera aba Pentecote ariko uzo wa mugani n'ubundi bari bajyanye bira bintu byabaye baje ngo ibintu ngibyo ngo bya worship n'ibiki biranga. Woshitimu ni bare woshitimu ngena bajye banabyita ibirimo by'ikinyarwanda n'ubundi sinzi aho babikuye. Iyo bagiye kutwica badukubitira mu ndimi z'amahanga. Bira bintu bitaraza buri mukristo wese yarazi ko guhimbaza ari ibye. Ari inshingano ze turirimba indirimbo zo mu gitabo. Mu biryo iwacu byaragarutse. Urumva indirimbo zo mu gitabo. Harya so Rushema yoborobora? So Rushema ariko yarahavuye. Abo bita ba Patrick baririmba indirimbo zo mu gitabo niza bateye chorus niya chorus yo mu bihe byiza bya Pentecote. Pana kuzana bya bindi byenda kwikubita ku gikuta ngo by'abapenda byote. Bira bintu byavuye ahantu ntazi. Ukunda kuvanga aba Pentecote bavuye basiga hari abapenda byote. Bira hari ahantu bashobora kuba barabirahuye. Nigeze kukubwira nti bira bintu ndabyanga uretse ko mu biryo iwacu ndakurahiye ntushaka uzahateranire. Ibyo bintu byaracitse. Ni indirimbo zo mu gitabo kandi ziryoha kurusha n'ibyo bintu baba batubwira. Woshitimu rero umupantekoste wese agomba kwiyumvamo guhimbaza. Bazanabyita ururimi rw'ikinyarwanda, sinzi impamvu badukubitira mu ndimi z'amahanga bakatuzana ibintu tutumva n'ibyo ari byo. Kuramya no guhimbaza ni ibintu umunyarwanda yiyumvamo by'umwimerere muri we, agabyuka kumva ko agomba guhimbaza nta muntu bimutoje. Umuzungu azaza kuramya mu rurimi rwiwe n'ibye azanye byose. Ejo bundi baranutse barambwira bati burya nawe ntabwo twari tuzi ko wajya mu idini ryavangirwa ryinjiza abatinganyi. Nababwira ntabwo binjije abatinganyi. Abatinganyi bazamuye ibendera ahantu bari barafashe kera. N'ubusanzwe cyari imitasiyo y'abagabo. Nukuvuga ngo rero niyo mpamvu ngiye nta muntu nigeze mbwira iby'idini nababwe ngo mukizwe mbatoza gusoma Bibiliya. Umuntu wese mbwira ijambo namubwira nkunda Bibiliya, ubugire Zaburi n'ibihimbano by'umwuka muri wowe. Naho ibyo kumbwira ngo narayobye nge ntago nayobye.
njye nsenga Imana yo mu ijuru ngakizwa ku giti cyanjye. Kandi ikindi cya kabiri kintu nakundiye leta, ahantu habonetse igisasu rata, icyo kintu gitega amatwi bahita bazungurutsaho ibintu by'umutuku. Nabonye bakiraho by'umutuku bakakira abapolisi bakazana n'abandi bazi kugitegura. Abaturage mukajya kure, tukajya kure, bakabanza bagategura igisasu. Yego Pamfi, ubundi siko buriya byari bikwiye kugenda cyane. Buriya se mvuze nabi? Ikibazo abantu ntibumva, bari niko byari bikwiye kugenda. Abanyamwuka babyumve, ahantu habonetse igisasu uhise ubwira abantu uti nimuze rata nimwinjire, nta bisasu bihari kandi igisasu cyahabonetse. Harya ubwo ngubwo hoya uzi si ikibazo ufite, ntabwo uzi ko uwateze igisasu ni nawe ukomeza guhamagara abantu ati nimuze nta gihari. Umva ibyo nshaka kukubwira, sibyo? Ngende gushaka kuvuga ngo rura rusengero abantu ariko ubundi muzi imikorere ya Satani. Ese nzabibasobanurire neza mu byumve, ngenza nzajya mbisobanura umuntu ku giti cye. Nta kintu na kimwe Satani akora geste kidafite impamvu cyane. Niba kuzamuriye agatambara afite geste agiye gukora, arayisiga aho ngaho cyane. Ntabwo bavuze ngo baziritse ngo igitambaro ku mizindaro ya bafure. Ntabwo bakijunguje mu rusengero, bapfuye kuzunguza se. Oya, umenye ko iwacu babandishaga kwa nyogokuru. Barabandishaga amagambo abafite icyo avuze n'amageste abafite icyo avuze. Niba barazana iyo mico n'ibiki byose byabaga bifite icyo bivuze. Urumva? Bivuga ngo iki? Hari abantu bakirwana na za karande bikururiye. Izo karande zaturutse ku mihango iwabo babakoreyeho. Ibyo bintu muri kubyumva mu buryo bw'umwuka kubikurura. Igisasu muri leta y'ikibonye ahantu, ndavuga abaturage mujye kure, abize kugitegura begere hafi, bategura igisasu kandi bahashyira iki ibyapa berekana ko hagize igisasu. Nta n'inka hatamba hafa. Ngewe rero reka nkubwize ukuri, nta nubwo n'ubundi byaravuzwe, ntago ari ngewe ubivuze, isi yose irabizi. Nta nubwo bari bakwiye gutuma abantu bahita binjira mu rusengero rwa Gakinjiro badagombye guhamagara abanyamasengesho, abera b'Imana, bahanuzi babirimo neza, kuko hari n'ababivanga ngo babanze birukane ziriya mbaraga. Ubundi bazi imbaraga zinjiye hari ahantu uretse kubeshya. Yego, ntago bazizi. Ngewe umudamu uriya mugore nasutse yigize ambwira ngo buri kimwe cyose gifite inyishyu. Kandi gukora misiyo nabi bifite inyishyu. Wowe urarangara warangiza ukavuga ngo mu by'ukuri hari ibintu umuntu adakwiye guhita avuga gutya kuri kamera bitewe no, ariko buri kimwe cyose gifite inyishyu. Nibyo nakubwiye mu ijambo kare, igisasu cyaratezwe. Yego, ntago abantu bagakwiye guhita binjira aho igisasu. Nange nagusobanuriye rero, uwateze igisasu ni nawe ugikomeje guhamagara abantu. Biriya bintu ize yarabizi 100%, nta kantu nakamwe atarazi kuri biri yabaye. Ntago mbizi, numvanireza yahangaha. Ntabwo nge mbitinya kuko ninyoboye ikiganiro. Umva ni Pafero uri kuvugiza ngende kwivugira muri rusange mbwira abanyamwuka. Ntabwo bitinya Maria nyumva. Ngende kwibwirira bera bagishaka gusenga muri no mwuka. Ngo ntago mu Rwanda bakibandwa, nta no baterekera. Mu Rwanda ntibihaba. Bitahaba se no ntabyazi. Ahubwo abanyamadini nibo basigaye baterekera, nibo babimenya. Arabizi ahubwo nuko ashaka ko mukomeza kubikora nkaho nta bihari. None subereka nkubaze yabikubwiye wenyine ubwo muzabyigana. N'ikiganiro nagikoze cyara n'abana baracyumvishe. Baracyumvishe. Yabivuza nakubwira. Ntago nacyumvishe. Nyumva rero nkubwire Maria, iyo mbwiye ngo mu Rwanda ntago baterekera, dufite abapfumu nakubwira 10 none natwicaye bari hano ku ma YouTube bavuga ukuntu baterekera ababandwa bagira gute. Wowe ugahaguruka bavuga ngo mu Rwanda ntibikorwa, kuko nkweretse igikorwa cy'ubupfumu cyabaye kandi cyakozwe n'abayobozi, ukamenya ngo nta cyabaye ngo ntibigihaba. Pamfi nagusomeye mu bami bice 20. Nagusomeye mu bami bice ki 20. Abami ba mbere bice 20. Ibindi ntubimbaze. Ndongera ngusomera mu ngoma za mbere. Ibice 10. Ndikubwira abantu ngo batozwe gusoma Bibiliya. Kandi reka mbabwire, nababwiye ngo urugamba rwose rugira kajorete, rugira abapfa, rugira abarokoka. Rugira n'indorerezi,
n'abavuza induru n'inkomerezi n'abakomera none nabonye umuntu uri kuvuga muntu usigara muri ADPR araba ari umuyobe ubundi reka nkubwira umuntu wakoze kiriya kintu kwari kugira ngo yangize ubwoko bw'Imana noneho bo basohoke ahubwo bajye ahabi kurushaho ntubona ko ari cyari bajya kutuga ngo uruziramire uraruzi ujya urwumva nawe baratubwiraga ngo uruziramire rushaka kurya nk'ihene iziritse ahantu mu kigonda rukubita umurizo iburyo kumba umutwe uri ibumoso noneho rwakubita umurizo hano iburyo ihene igahita ihunga igana ibumoso aho umutwe uri kigata cyasama kikakomera none harambwiye ngo Imana ishimwe bibanje muri ADPR ngo iwacu wapi ndambwira ubundi se wanyibyazaga kuhakora iki harera nyine byaje ahera erega ari umuntu akubwira ikintu urumva ikizira cyageza ahera iwanyu ubwo si hera nyine ikizira cyakandagiye ahera ahubwo twebwe tugiye gusenga dukubite ikizira twibere maso mu mitima yacu niko kuri kandi umuntu wese ni igihe cyiza cyo kugira ngo abanze arinde ubugingo bwe kuko wamugani urajya kurwana se ubundi uri muzima wowe Imana uzi ikindi kibazo gikomeye turabwira abantu ngo ni abanyamasengesho bahaguruka basenge ariko ngenda mu misozi myinshi mu butayu ni ukuri pe ngenda mu butayu bwinshi ariko ikintu cyentungura nasanze sindagera muri groupe nimwe muri iyi myaka nk'ibiri ishize ngo nsanga bari gusengera itorero nsanga bari gusengera Mariya kuko kubera ibibazo afite Pamfili kubera ubukene afite ntuza kubera urwaye afite nta na rimwe ndumva groupe yari yose ndajyamo ibintu byabo byose n'ubuhanuzi n'ubwa muntu ku giti cye nta buhanuzi bw'igitorero bugitangwa nta bw'igihugu n'ibintu biri aho ngaho rero turahamagara abantu turabona abantu bajya gusenga mu misozi no mu butayu no mu mazi na hehe bakifotora tukagira ngo n'abanyamasengesho ntago ari byo abenshi n'inzererezi zabuze aho zijya zigahitamo kujya gutorongera aho mu butayu ngo zirebe ko zabona amahoro no gutuza mu mutwe ariko ikikubwira umunyamasengesho w'ukuri ni wa undi wicara akarizwa n'ibizira bikorerwa hera n'umubera amaso igihugu n'itorero n'umubabazwa n'abarimbuka ntago ari usengeshwa n'inzara yamuriye si umusengeshwa nuko bamusohoye mu nzu si umusengeshwa nuko umwana rw'abadayimoni abo ngabo ni nk'abatera birakane banyakabyizi niyo mpamvu iyo abonye icyo ashakaga ntagaruka muri Bibiliya handitse ngo yarababwiye ngo uzaba ari hejuru y'inzu ngo uzaba uri aha n'aha ntazasubira inyuma ntazagire gute bivuge ngo ahubwo ukibibona hita ukanura kurushaho sibyo hita ukanura kurushaho kandi ukore cyane kurenza uko wakoraga kuko nusubira inyuma haragira ibiguhuza niko kuri ubundi ubunyamasengesho nyawe ubu yatatse yarize ntari kuryama ntari gusinzira kuko ikizira kigeze gute kinjiye ahera reka nkubwire Pamfili umuntu asigaye avuga ngo kuri ngo akakuzira siko bimeze ariko ubundi nibyo byiza kuko nese kabera abambere byo bazize nyine nibyo nshaka kukubwira ngiye numva bira bintu byo kuramya no guhimbaza batuzaniye abantu babitwigisha ngiye narabineguye naranabinenze niba utazi guhimbaza uzabyihorere wicare dukoma amashyi duhimbaze siko bimeze cyane ariko ntago nakubwiye ngo Abayisiraheli bamanitse inanga zabo yego twebwe ntago twemerewe kwinjira mu nzu y'Imana n'amatatuwaje uje kukwigisha kuramya no guhimbaza ni tatuwaje kandi tatuwaje bifite ubusobanuro n'imbaraga zikoreramo umugabo aje yambaye ikabutura yabunuje kandi ngo waje kuruhimbi ngaje kukwigisha kandi wowe ntiwaje byabare mu kiganiro ariko nukubera ari abazungu ese nukubera ari rusindagu ninda ya rusindagu kubera ko ari uruhu rwera none se Mari wigira gutyo reba amakorari menshi asigakora indirimbo mu matorero hafi ya yose abahungu basiga bafite ibisatsi bya dread biriya bintu birakwiye ko umuntu kubera ko gusanga ari umuhanga mu gucuranga gitari runaka cyangwa ikindi kicurangisho ngo dukeneye impano ye ngo akaza na dread mu rusengero ibyo ntacyo bibwiye Imana itarababariye Sodomu n'Igomora nibabaririye isi ya kera ntago mwebwe rwose bwo se muriho murayitera iseseme ubwo si byo gukizwa ni inyungu zawe kudakizwa ni igihombo cyawe Imana bwiye Yobu mu gice cya 3 Yobu ngo aramaze kuva umunsi yavutseho aravuga ati havumwe ijoro mama yasamye inda havumwe igitondo cyatangajwe ko mama yasamye inda y'umuhungu Imana iramureba iramwumva Yobu gukiranuka kwawe niwo gufite umumaro we na bene wanyu
jewe ntacyo kumariye wa mugani wabigumamo neza wabivamo ni igihombo cyane ntabwo Imana ikina ibazo yo uri mu gahinda k'imibabaro Imana ngo yo windata ibyo gukiranuka kwawe ni wowe bifitiye umumaro n'urubyaro rwawe noneho hari abantu barwana ishyaka nabi bakumva banafata ingumi bagakubita bibaho rega hari ibintu ubona bitagakwiriye ubona ari ibintu noneho rero buriya nawe hari igihe nkureba nka kubona rwose unabishoboye hari ibintu byagakozwe nibuze n'abasazi sibyo umuntu muzima we utekereza atakakora kuko ari ibintu n'abapagani batinya mari ejo hari umuntu ukomeye w'umupasiteri si umwadeperi ariko ni umupasiteri nawe uramuzi yakoze ikiganiro aravuga ngo rega bari abantu bafite amafaranga ese bafite amafaranga ngahe barayaguhaye bayaguhaye uyu munsi Imana yakugeneye kuzapfa ejo uzize iki kandi urarimbutse nturya se ntunywa ese iby'Imana yabahaye ntibibahagije reka nkwibutse iby'uriya mwami icyo nashaka kongera kukubwira uriya mwami yari afite uburenganzira bwo guhita yigabira iby'uriya mwami wundi Benedata byose batagabanya atanagombye kubimuhanga nabisinyire yewewe arangije arabimushukisha arangije ateza ibyago byinshi Isiraheli cyangwa se ubwambi bwose yego ubundi si niyo biyuzuye si iby'Uwiteka yego uretse inda yasumbye abantu urega ikintu kitumye nkubwira ntibi bintu birambabaje nuko uwo muntu yavuze ngo aba bantu bafite amafaranga mbese mutwihangane mu bintu Imana itunze amafaranga ntabamo urumva no mupasiteri ukubwira abakristo agira mutwihangane bano abantu barayafite kandi turayakeneye ariko nawe wabonaga ko byamubabaje ntabwo nabonaga bishima aravuga ati aba bantu bafite amafaranga niyo mpamvu abantu kwitekereza umwanzuro bagiye gufata bibagora ariko reka nkubwire njye singiye kukubeshya nta nubwo iki kiganiro cy'ibyo ngibyo ngikunda nabonye waragikoze ni byiza abantu baranabikunze n'abantu tugendana barambwiye bati Pamphile adushime nubwo batavuga ariko abantu barashize bira bintu byarabababaje reka nkubwire nakubwiye ngo Yesu yari afite misiyo yo kuza gupfa ariko habonye cyane Yuda watumye urupfu rwe rumunyuraho kandi yapfuye yimanitse ibigeragezo ntibizabura kubaho ariko kuki mukunda kuba bashumba ni byiza umva kandi kana Mari abantu benshi bajya bibeshya ko icyaha cyose ukoze wanakiranuka kibabarirwa ariko amahirwe kwihana ntabwo abakoze ibyaha nkana bapfa kongera kuyagira kuko Petero yihakanye Yesu kubw'intege nke z'ibintu situation yisanzemo atari yateguye ariko Yuda yagambaniye Yesu abiza bishaka hari umwanya yagiye kugirana inama n'abatambyi no kuza kumuranga amafaranga aranayafata arayabika agaruka mu iteraniro ry'abera Yesu arimo ajya gusoma Yesu bicaranye n'umusomo mu butumwa bwiza uko ari bune Yesu amuha ibimenyetso bine byerekana ko Yuda ari ugiye kumugambanira ahambere yaravuze ngo uwo ngiye gukoza iro donc umutima nkaho mutamika nuwo nguwo arukoza atamika Yuda nta kindi kimenyetso kirutije boss nawe niwe ubwe ntiyabitekereza arongera undi mwanditsi yaravuze ngo uwo tugiye guhuriza imbehe ku meza ni uri bungambanire bagiye kwibona bibona ni Yesu na Yuda bonyine basigaye ku meza ntibabitekereza atanga ikindi kimenyetso aravuga ngo burese akavuga ngo nese ngo Yesu ngo ngiye kugambanira Petero ni ngewe se Yesu agaceceka Yohana ni ngewe se gezaho Yuda avuga ati none se ni ngewe Yesu akavuga ngo akabimenye ariko arangaragamba kandi Yuda ararimbuka ne mpamvu yiyahuye muntu ukora ibyaha waramaze kumenya ukuri amahirwe kwihana ntabwo mwese muyahorana noneho barambwiye umuntu umwe yarambwiye ngo bari abatinganye ngo bari bujye ngo kubwiriza mu ngo muri Shalomo yo mu gakinjo ngo yari ifite igiterane ndabwira nabonye atajyayo ngo ubwo se ngo ibyo uvuga n'ukuri nabonye atajyayo ngo iryo yerekwa ninarigeze ntawe musangayo atari ko atari kubera yuko ari uko Shalomo yasenze ahubwo ari kubera amakenga menshi icyo kintu wacyumvishe ngo muri cya giterane cya Shalomo barabatinganye Imana yakwe ngo wowe ntago bazajyayo ariko atari kubera yuko ari amasengesho menshi donc abazungu bo ntibazi uzi gitangaje
mu giterane cya Shalom n'ubundi amadarapo yarazamuwe nyine narabibonye nyine abazungu nabo bari buze ariko ngengiri yerekwa ko batari bugiye mbwira umuntu ntago bajya yaramakanya byarangiye abonye batagiyeyo atari ko icyo ba misiyo ni ukuzamura amabendera kandi barayazamuye. Mari uwavuga ibyaka gahinda nibi bizira icyo bikora ibi byereka abantu ko iby'Imana yavuze byose bizasohora, byaba byiza byaba nibibi iby'Imana yavuze bizasohora, kuko Imana givuga kenshi ko ikizira gihagaze ahera hanyuma abantu bakakomeza kutakibona mu ishusho yacyo. Byari ngombwa ko rero gikwire kugera igihe ugireba katoni ntabwo nkunda kubireba birabyatese anime ariko numvise nabyo ngo si byiza. Yego ariko reka nkubwira akantu narebyemo karantangaje muri ra yitwa Tom and Jerry. hariho agace gato narebye k'inkende, inkende urazizi. Inkende yari izi gushushanya cyane. Noneho ipusi iyica iruhande ihita iyikorera amabara ihinduka nk'ingwe. Irumva ishushanya ahantu hose ku buryo ubona ko n'ubundi ipusi yenda kumera nk'ingwe. Noneho abantu bayibonye bariruka barahunga bagira ngo ni ingwe. Naho ya nkende ingwe yayiguririye kare iha amafaranga menshi irayishushanya ku buryo imera nk'umuntu, yambikana costume rwose n'inkweto ukabona n'umugabo. Abantu bahunga ipusi injangwe. Naho ingwe niyoboye igiterane bari bazi muri stade yo guhemba akabeba rero kaje gafata inyamaswa yari yazengereza abantu ko n'injangwe bajya kubihemba ku karubanda. Bahageze basanga uyoboye umugabo uhagaze uyoboye kumbi niyangwe ariko wamushushanyije ayambika neza imera nk'umuntu. Baravuga aciye akanya sinzi uko namaze yayimenetseho irangi rivaho rivuyeho bakubitwa n'inkuba basanga ni ingwe. Iyo bahungaga bari bazi ko bagiye gukora ibirori ko bayifashe basanga niyo ahubwo icyo bafashe kindi gisimba bafashe singwe. Byabaye intambara ikomeye, urumva abantu kubyiga nasohoka muri stade ntiyabura we yicamo. Hari igihe Imana givuga ngo ikizera cyahagaze ahera tukabona udupusi twirukanka twasizwe amarange y'ingwe tukagira ngo ni ingwe, ariko ingwe nyamukuru yari ikwiye kuzamenwaho amazi nayo ikagaragara. Nigize mbabwira ngo sibyo, nigize mbwira abantu ndababwira ngo Imana igiye gutwikurura. Kandi nahoze nkubwira kare ntago itwikurura ibintu bitari bitwikiriye. Yego. Itwikurura kandi Imana yigeze ivuga ngo muzabona abo mutakekaga aribo bakora ibintu bitari byiza. Biragoye kumva abantu rero buriya iyo uri umuntu urwanya ibibi bakabona nk'idini usengeramo. Ngewe ndi kubwira abantu ngo nimuve mu madini mujye mu itorero. Niyo bamонye idini usengeramo ryahuye n'akaga nka kariya kubwira abantu birakuvuna. Nkubwiye ukuntu umuntu yambwiye ngo Imana ishimwe ubwo bihereye ngo ubwo ari muri ADPR Imana ishimwe ngo mbirataga biyemeraga. Ndavuga ariko ubundi ntikizira cyageza hera ni wanyu ni mu n'ubundi ntabwo hera nyine ntabwo ikizira ahubwo ni hiwabo. Ubundi Satani ntago arwanya mwene wabo, arwanya umwanzi we. Satani ari kurwanya abantu b'Imana, nta nubwo ari kurwanya idini rya ADPR. Ntago ari kurwanya ADPR gusa, ari kurwanya buri hamwe hose hari umugeni wa Kristo. Niyo mpamvu nyuma yaho abantu bagiye mu Anglikani byo ari kurwanya ahantu hari hamwe hose atigeze ashinga, atigeze ahashyira abakozi. Uri kubyumva? Ibyo kumbwira ngo ikizira nikijya hera ariko abera bazakomeza bere, kuko n'ubundi nge sinsenga Imana kuko Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nimamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ni nayo mpamvu ntazakiranuka ariko ngeze muri iriya nzu, ahubwo nzaharanira gukiranuka ntari muri iriya nzu, nanagenda mu muhanda ndi iwanjye, kuko buriya Imana yangituye mu mutima wanjye. Niko kuri. Uravuga ukuruka kuzira kuri iki gihe kuko abantu benshi bubatse ku binyoma. Ndiho ndakubaza nti ubundi ubungubu ko kera abantu b'intangarugero babaga ari abantu bakijijwe, kari iby'Imana yavuze ngo bazagambanirana, siko bimeze?
Bibiliya rege bisobanura neza ngo bazangana banagambanirane. Ushobora kugambanira mwene subizi neza karengana kubw'inyungu zawe, kubw'agakiza wamaze kukajugunya. Ndiho ndabwira abantu bankurikiye bakunda Yesu nk'umwami n'umukiza, nimurebe ibiri kuba, mwite ku gakiza mwahawe kandi mukomeze mwere rwose. Bariho barambwira ati wowe urita ku by'imisatsi, urita ku biki, ni byose nzabyitaho. Uwandura azagumye yandure, uwera akomeze yere. Nasomye muri Bibiliya n'ubundi Imana irambwira muri Yeremiya ibice byaho 49 umurongo waho waguhera niba ari 3:1, ivuga uburyo izabatsemba n'ingamiya zabo. Ibice 49 guhera ku 31 izabatsemba n'ingamiya zabo n'ubutungo. Noneho nirangiza ifata abe yogoshesha ingoyi ibatatanirize mu birere byose by'isi. Bivuge ngo noneho nabo noneho irongera ikabagaruka. Ureke wa wundi wambwiye ngo mvuge ubwanwa, ntago mvuga ubwanwa. Urumva? Nabo ibatatanirize mu birere byose by'isi. Bivuge ngo iki? Wirebe ibyo narababwiye ngiye nta mushumba njya ndebaho, ahubwo ngiye ubu ngubu ukuntu nteye, waba uri umuhanuzi waba uri umushumba, kubera ibintu nahuye nabyo, ibyo birakureba uburyo ushombye n'Imana ibizi. Ngenza mva Imana izajya inyirambikiraho ikiganza, nirangiza inkorera imirimo n'ibitangaza, niyo nzahamagara mu byago no mu makuba. Abashumba b'iki gihe ntibagishumbye benshi, ahubwo ndabona intama bazitanyaguye bazimaze. Pawulo asezera ku bakuru b'itorero muri Efeso. Ubwo urumva ahamagaye abashumba bose muri Efeso, arabahamagara. Ibyo ndi mu byakozwe no mu gice cya 20, arabaganiriza arababwira ati muri nimara kugenda muri mwe harimo abazahinduka ibirura batanyagura intama. Ntabwo ari abapagani bazava hanze bahindutse ibirura, n'abashumba bwiye, nta nubwo ari abakristo, n'abashumba. Ababwira ati muri mwe harimo nazahita bagore ku butumwa bwiza kugira ngo bikururira abigishwa inyuma yabo. Mujye mwitonda. Aba bantu bose muzi bigeze bakizwa, mukaba mufiteho amateka, ariko basigaye bakururira abigishwa inyuma yabo ni birura. Niko Bibiliya bita, nubwo tuvuga ngo kabango muvuga amagambo aremereye mabi. Nimwumva nkoresheje ijambo Bibiliya itavuze, muzamenye ko Pamfili navangiwe. Ariko ni nkubwi Bibiliya iravuga ngo ni birura. Mureke twita abantu amazina yabo, nibwo mbyukuri tuzamenya ibyo turimo. Nubona ipusi bashushanyije ukibwira ko ari ingwe bwayi zakwica, usazanga kenshi rero muhagararanye. Niyo mpamvu dusaba abakristo mu madini yose yego basenge, bakunda ijambo ridahinduka. Yesu yaravuze ngo ijuru n'isi bizashira, ngo ariko ibyo yavuze bizagumaho. Rwose bene data ndahamagarira niba muhanuzi utavangirwa, abaririmbyi mugume mu makorari, muririmbe, ariko muririmbira Imana mutaririmbira abantu. Abavuga butumwa ni mutyaze rwose, musubire ku isoko. Imana ngire bapakingire, mukomeze muvuga ubutumwa bwiza. Ibi byabaye si nabyo bikomeye byabaye, hari ibindi bibi biri inyuma, nabyo muzabibona. Ariko ntago ibyo byo kutuvana ku mwami. Reka ngubwiye Pafi, nabonye umuntu umwe kuri cana ariko bwira ahamagara abashumba bo muri aya madini nyine bo hanze, ati mujye kwakira intama nyinshi, ADEPR basohotsemo. Urumva? Arangije ati kanaka nuwakire, ati ntuwakire barabatinganye ndakwinginze. Ati kanaka nubakire. Ndamureba ndavuga ariko subwo nuko barwana ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nuko umusohoke umuntu usigara marabapfuye arabarangiye. None se nusohoka ibirura n'ubundi ko niba bigutwatakiye mu aho uri hanze ho byaharetse, kandi ariho byaturutse nyine, kandi ariho byaturutse. Ese ayo madini ko nanjye ubwanjye njya mvuga nti ibintu bimeze gutya, niba bibanje ahera ahateraho bimeze biti. Ibyo abantu babyumve rwose. Nta dini tubabwira ngo mujyemo, ahubwo dukangarura umuntu wese. Erega umuntu wese nashaka rishinge mu rugo iwe, we n'umugore wawe n'umugabo wawe n'abana me muri dini rya mbere. Yego, riberi dini rya mbere aho ngaho, mujye mujya ku cyumweru guhura, ari amadini menshi agiye guhura.
we uzi ko mbyibutse harya ngo reka nkubwire igihe byatangiriye mugisinyira ubumwe bw'amadini harya n'amadini ubu njye mbyita amadini itorero ry'Imana riri mu ibanga mugisinyira ubumwe bw'amadini nkabona mwatangiye kohereza ngo abaririmbyi ngo ahantu ngo bagiye kuririmba ese ari mujya kubaririmbira nta baririmbyi bagira banarusha abanyu kuririmba neza. Iki kintu mu mvugo ya theology bakita Catholicisme ni imvugo cyangwa n'umuyaga cyangwa se n'imbaraga zihari zo gufata abakristo bose zikabagira ikintu kimwe kitari cya Kristo ariko kiri ahantu hagati na hagati, ntibaba abapagani beruye ariko ntibabe n'abakristo bamaramaje ku buryo Yesu atabatwara kuko badakwiye, ariko kandi babe batana kwibona nk'abarimbuka ahubwo babe mu kinyenga cyo kuzarimbuka bari muri firingi. Urumva urabona umuntu buriya ni imodoka igonze umusinzi ntabwo ababara kuko n'ubusanzwe ubwo nk'ububabara ntibuhari, niko abakristo benshi bari gutwarwa. Ni ikintu cyitwa Catholicisme, ni wo mwuka mubi uri gutwara abantu bose ubatwara mu kidini kimwe. Iki kidini mwabyanga mwabyemera muzabibonesha amaso, sinzi niba nzaba nkiriho cyangwa ntahari, ariko mu buhanuzi Imana igiye tubwira mu myaka yatambutse nk'icumi itambutse cyangwa irenzeho yaratubwira ngo ntabwo nzongera kujya mvuga ikintu gitinda. Ibintu Imana iri kuvuga bita bisohora byihuse cyane cyane ibintu bibi. Muzabona ubu mu Rwanda tugira ngo cyitwa impuzamadini kirimo ibintu by'abakristo cyane gusa, ariko muzabona ku isi dusigaye dufite umuyobozi umwe uhagarariye abandi amadini yose, abahindu n'abayisilamu n'ababudiste ibyo bintu rero muzabibona. Ababudiste, abahindu, yego bose muri mpuzamadini hano mu Rwanda kuko wenda bo aya madini adakomeye cyane ariko arahari. Abapudiste ndabazi barahari, yego ariko ku rwego rw'isi nzi n'umuntu usenga Buddha barahari. Ese hano za Kicukiro ariko nawe ubwiye amadini yahuye nabo baba baserukiwe. N'ubu niho hantu bafashe twese baraduhindira baduterekamo. Ni nacyo gikomeye gituma ni nabo bazatera akarengane itorero. Ntimundategeza karengane k'itorero kazaterwa na leta. Kare kubwanyu muzima. Yego kubera ko sinzi no mugerageze nge narabibonye n'amaso yanjye aho abakristo bafatwa bagiye mu butayu kandi byabaye rimwe kabiri gatatu mbibona. Pastor gatajya mu itangazamakuru ati ninde nande bafashe ni abo bantu baratunaniye kuva kera twatwara abaci mu itorero ntagara abakristo bacu nyamara shaka cyumwe niwe watanze nk'igaburo niwe wagize gute, ariko pastor kubera indambi yamusumbye abataho kugira ngo pamfuru tunye banyambura umukati bavuga ati ni gutuyobora abantu bananiranye, agatavuga ati reka bari baratunaniye barabantu twabaciye kera cyane kugira ngo we yirengere ariko akagutanga. Urumva tujya mu nzererezi ko bisanzwe ntufite ahantu waruri. Tukangurira abantu kujya mu itorero. Yego mbese izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo nicyo kintu cya mbere kwe guharanira kikwemeza ko ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo nuko ugira umwuka wera nk'ikimenyetso Imana iguhaye cya nyuma kikwemeza ko ufite gakondo mu ijuru. Kugira umwuka wera sugutitira so kuvuga mu ndimi, ahubwo kugira umwuka wera ni Imana izikabana nawe ikakuyobora muri byose. Icyo nicyo gikomeye. Hanyuma iby'amadini n'amatorero bivemo rwose ntimubura aho muhagarara, ntubura aho uteranira. Yego ntibibe impamvu yo kubera ubuzima bwanyu na cyane ko bwabyo na Bibiliya ntibyemera. Aya madini rwose iyo mvuga ibi mujye mutekereza ku Bibiliya nta dini ifite. Ntaryivuga rya Gabera n'abapagani. Yego munsobanurira na ADEPR yavuye munsobanurira Anglikane munsobanurira Katolike munsobanurire umuntu wese ushaka kuzumva ibi bintu we nabisobanurira inbox kuko abantu uzabisobanurire ku kiganiro cy'umwihariko. Abantu biza amateka y'itorero barabizi neza ko ibi bintu by'imiyoborere y'amasysteme nkuko tugira amatora akayoborwa n'umuntu umwe ntago ari bya Bibiliya bintu. Buri torero ryose ryarigengaga. Niyo mpamvu navuze ngo Paulo atumye bakuru b'itorero muri Efeso ni nkuko bavuga no nk'urugero mu Rwanda nta waje ahagarariye abandi bose baraje bangana, ariko nyuma niko bagiye bivanamo. Ni ikintu kirekire cyane umuntu bigoye kugisobanura muri kino kiganiro, ariko torero mukomeze murizwe no kugira ngo mwere. Bibiliya ivuga ngo ahirwa wameseye ibishura mu maraso umwana w'intama w'Imana kwa ngo yemerwe kwinjira muri rwa rurembo. Namwe niwo murimo mukwiye gukora kandi mukomeze gukora neza. Muvana amaso ku bantu n'ibyabo, muhanga amaso ku Mana. Urakoze cyane.
nanjye ndi kubabwira ngo nimuve mu madini mujye mu itorero ry'Imana ari ryo riyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera umuntu aramugendana nta musanga mu idini, kandi muyoboke idini y'ukuri. Musoma muri Bibiliya uzasanga nta ikwerekeza, kandi sinkubwiye ngo sohoka muri Anglikani, sohoka muri ADPR, sohoka hehe, andi ubwo ndakubwira ngo yoborwa n'umwuka, umwuka agendane nawe. Murakoze cyane. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Imana igira neza, Imana ihumuriza abarushye, abababaye, ndakwinginze ngo muri ibi bihe bigoye umugeni, ngwino uhumurize umugeni, ngwino umugirire neza, ngwino umurengere, ngwino ukure ibirura mu ihene, ngwino ugirire neza abantu bawe. Abantu benshi bari kugutakira bakakubwira ngo ibi ni ibiki Mana, ariko nzi neza ko wowe ubizi, nta cyagutunguye, kandi nabo ababaye maso ntago batunguwe. Ngwino ukomeze ubwoko bwawe, ngwino ubane nabwo none n'iteka ryose. Amen.